appreciation goes to you. You love me unconditionally. Grammatically, if I was Shakespeare, I would write much about you, my baby. I would write and write and write, yeah. I would write and write and write. I would write and write. You kept in mind that I love you even when I messed up. You fought for our love, kept up and never gave up. I love you too, high times two. Bébé, t'es mon tout, petit cœur, yeah. I love you too, 8 times 2. Bébé, t'es mon tout, petit cœur, yeah. Uko wanyiritse ntirugereranywa, yeah. Hindukira undebe mu maso mbikubwire. Nkunda indoro iyo mvuga ibimvuga. Sekera n'aya nseko mbone mvuge. I don't know how to say it, oh my baby uri keza. And I wish I could write all the feelings that I'm having. I would write and write and write, yeah. I would write and write. You kept in mind that I love you even when I messed up. You fought for our love, kept up and never gave up. I love you too. Bye.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya imitima kwemera bagukunda. Ereza Roho wawe byose bishya zizabone guhinduka. Dusabe Mana nyesha kwemera Roho Mutagatifu. Turagusaba kubwirizwa nawe ukunda ibitunganye. Unogerwa nawe iteka bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Turagushimiye Nyagasani Mana yacu. Tugushimiye ibyiza byose udahwema kutugabira. Waduhaye rero no kwakira abashitsi, uduha kwitegura ubukwe, nayo mpamvu tugushimiye. Reka tugusabe rero kugira ngo ubukwe bugende neza. Turagutumiye ngo ari wo bwiyoborera, kuko twebwe Nyagasani dufite intege nkeya, ariko wowe ukaba ari we ureba icyishe ndetse icyo ushaka kudukorera cyiza. Ngaho rero tugutuye aba bashitsi, tugutuye n'abasangwa, kugira ngo twese uduhe umutima utuje, umutima w'urukundo. Ari nayo mpamvu twifuje ko twakorera muri uru rugo, twakorera muri iyi ngando ituje, kugira ngo n'abarimo baze gutuza. Turabifashwa na Roho Mutagatifu rero, kugira ngo atuyobore kandi atumurikire, maze imigambi y'uyu munsi yose ibashe kuyoborwa nawe. Twisabye kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Fungura igitunguru ituye none, tubabarire ibicumuro byacu, muri aka kanya waducumuyeho, uduterane mu twoshya, ntabwo dufite icyago. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mugubwe neza. Mwicare, Imana yaduhaye mu cyubahiro mugomba rero nyakubahwa data wacu. Uri ahangaha dawe, twabonye abashyitsi nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda wacu twakira abashyitsi, ariko sinarota mpangara kwakira abo tudahuje imigwi. Ndagira ngo dawe mu cyubahiro mugomba ugeje urugo twakira abashyitsi, ubavuge ihobe kandi ubaramutse ihobe, natwe badusuhurize, natwe abana duhere ko twazi iki gitaramo. Murakoze Imana. Murakoze cyane umusangiza w'amagambo. Evariste murakomeye. Wumvisha aya mahumbezi meza yo muri Burera. Wumvise amahumbezi meza yo muri Imana. Narivuze nti aya mahumbezi meza yo muri Burera yiteguye neza. Yumva meza neza kandi biranyuze. Sigira hino turamukanye. Ahantu ari muri Burera abana. Burera abana, ariko n'abakuru bakaboneraho. Kagira Imana. Twamye tuvunyisha mu ruhurura, hanyuma ngo tuvuge ihumbi. Reka twongere tuvuge ngo ni karibu muri uru rugo rwacu nk'uko musanzwe muza mwisanga. Hanyuma kandi ndimo mvuga gutyo, abakobwa bajya bampereza bigire hino, kugira ngo tuguhe ikaze, kandi noneho waturutse ni kure, kugira ngo wicare ugubwe neza, hanyuma uze kwicara icyaha. Ahubwo rero Kagira Imana ngaje neza. Igihe barimo binjira hino rero, nagira ngo mukwiriye kwaje kudufasha iki gitaramo. Kugira ngo nk'uko mubizi turi mu gice cya kabiri cy'imihigo. Muzi ko igihugu cyacu kigendera ku mihigo, ariko imihigo igahera ku muryango. Evariste muracyagira imihigo? Iwacu turacyagira imihigo, natwe twakoze mu gitaramo cya Rugamba Festival. Muracyahiga muhereye ku muryango. Turasubira mu
ubuhamyi warwo ubuhamye ikirago cyamaze uhamagara bitangari ngeze amatsiko n'ibibazo bindi iwanyu mwikoreza abakobwa aba ni abo baduhaye mu muryango badutwaza ntabwo ari abikorera aba namwe ni abahereza nigeze ngo umuco ntituwuhuje ahubwo iwanyu mwikoreza abakobwa umuco ni umwe kagira imana rero abikorera barahari ahubwo rero reka batugire dutya hanyuma twicire icyaka ntacyo bitwaye hanyuma dukomeze tuganire dukomeze duhige muri iki gitaramo cyiza kandi mbashimira yuko mwaje kudufasha muri iki gitaramo murakagira imana nganje ya mwiza urabibona cyane ni intore rwose kandi mwarabatoje baratora hanyuma bahabugize batoze n'abandi ubuzima bwacu ubuzima bwacu reka nsabe rero hamwe n'abo mwagendanye nabo babagenzereze batyo buri babanyurangiremo ariko tubabanyuzemo ijisho abo twagendanye ubwo niko data avuze kandi niko umubyeyi yavuze Samweli ati abo mwagendanye babanyurangiremo ariko tubabanyuzemo ijisho kagira imana nganje ya mwiza karabira none inzoga wayisomye yumva ikwiriye imihigo reka mbanze ngire gutya ncurure hajya ngo hawe kurya no kuganira ababyemerewe ababyemerewe cyane nsubire mu byimba wicare mugwe neza kagira imana nk'uko mwadutoje muri uru rugo mwadutoje no kwakira abashyitsi ahangaha rero muri uru rugo tugira intore tugira nyiratebuka tukagira intore sentabyo tukagira n'izindi ntore nyinshi rero nyagasani mubyeyi ntagukeje nk'ukeza utameze neza ariko reka ngukeze kuko uri umubyeyi wanjye reka mpamagare za ntore zacu nk'uko twabitoje zize zimfashe kwakira abashyitsi ba Imana natwe tugaruke twizihiza igitaramo cyacu babanza byose ahubwo rero badusanze mu gitaramo nk'uko twabivuze ndagira ngo uganirize izi ntore uzisobanurire neza itandukaniro riri hagati y'igitaramo njyarugamba n'igitaramo mvarugamba kagira imana nganje ya mwiza reka ngire gutya cy'ijuru uko bisanzwe twaje turi isibo hanyuma isibo ariko ifite intore yo ku mukondo ikagira izo ku ruhembe rw'ibumoso ndetse n'urw'iburyo turi umuryango ufite inkomoko turi umuryango mugari wa Munyakazi Andre urangajwe intore akaba imfura akaba ubukombe twizihiye cyangwa se utagiye mu muryango wacu umubyeyi Hussein amambere wanditse ugira uti hejuru hanyuma uganiriza izi ntore n'izi mfura ziteraniye aha ngaha amambere tukivugisha naje kubona ababyeyi bamwe basokoje uruhanika za kubona abasore b'ibituza by'umunihiro za kubona imfura nziza zatojwe zibonye nanjye mubonamo hanyuma rero igitaramo njyarugamba turahiga ariko ibyo tugize bikaba ibyo tuzahigura mu gitaramo mvarugamba iyo turi muri njyarugamba duhiga imihigo ni ukuvuga ngo duteganya ibyo tuzakora hanyuma muri mvarugamba tugasuzuma niba iyo mihigo yaragezweho nababwiye ko turi umuryango ufite inkomoko duturutse mu mutara w'indorwa kuva mu burasirazuba bw'u Rwanda bukaba ubwatsi bwa Rubingisa Prudence muri twa turere 30 twigize igihugu tuturutse mu karere ka Nyagatare hanyuma muri ya mirenge 416 tugize iki gihugu cy'u Rwanda nanone turutse mu murenge wa Karama aho niho dutangira mituweli tukayibaruriza tuba dushaka nawe yadusanga hanyuma
uwashaka kuhaca ingando akatuvunyishaho twamuvunyiho. Amambere nanditse mbivuga ko yari Sibo Ngari, twari tubizi ko iwanyu Mutarama kandi twari tuzi ko tubasanga mu gitaramo, ni nayo mpamvu uburyo imfura itavugira ku mazima. Muraza kunyemerera nsaba umuhereza wanjye anyegere hano kugira ngo bahe nanjye ituro ry'ibirori. Samwe hejuru nongere ku rwego byana hanyuma nguhe ituro ry'ibirori. ibyo nsabye njemera nk'itegeko. Amambere umuryango wambwiye ngo ninsanga muteramye nanjye ntaramane namwe, ariko simbigire ku mazimano, ahubwo nanjye ntange ituro ry'ibirori hanyuma dukomeze dutaramane wowe ukagira Imana. iri ni itu Iyi ni intwerera. Ntabwo tuba twereye nk'aho mutagize icyo mutunga, ahubwo no mu ijambo ry'Imana baravuga ngo abafite bazongererwa. Twaje kongera ibintu mu bindi. mwaje kongera ibintu mu bindi. Kagira Imana. Reka nsabe ba bakobwa bajya bampereza bayishyire ku zindi, Ahubwo babanguke bayishyire ku zindi. urakoze cyane. kagira Imana. Reka dukomeze igitaramo rero, kandi nk'uko nabivuze wicara uca akabugi hanyuma tuganire. Ntacyo bitwaye nimwongera kumva umwanya w'ijambo akaza kugira ngo cyangwa dukomeze tuganire kandi tuganire. Twagize amahirwe yo kukugira hano muri iki gitaramo, turaza kubyaza umusaruro. Ariko kanyu bwagira neza. Kugira ngo muri uyu muryango wacu dufitemo abasore, kandi icyo umuryango n'igihugu cyacu gishingiraho mu muco nyarwanda. Ndagira ngo musabe nanone uze kutuganirira ku mihango y'ubukwe nyarwanda, kugira ngo abari aha ngaha baze kumva ikiganiro cyawe. Icyo kiganiro ntabwo wakiduha. Kuze cyane reka ngerageze urugero rw'imfura nzima. Amambere namwe mbivuga mbabwira ko bambwiye ko iwanyu mukunda gutarama, ko nimbasanga ngasanga muteramye kandi n'ubu nasange nanjye ndavuga ngo ubwo n'Imana ku zindi nimbasanga muteramye turataramana Nyir'Imana ndetse n'u Rwanda. Hanyuma ariko uko mbona uko nguko mpagaze imbere yawe mubyeyi, nemeye kugukeza ariko natowe mu zindi ntore, bagira intore yo ku mukondo, atari uko nsumba intore twagendanye mu bukure, ahubwo nagiriwe Imana. Ngiriwe Imana ngirirwa umugisha, hanyuma ngejuru burya ngo utanze inzoga imwe ngo burya bayita icyumya, kandi kuri iyi nguye n'isubire ngo bayita cyumya. Ndagira ngo nkundire ubutumwa bw'umuryango wa Munyakazi Andre nagendanye, mbere y'uko ngira gutya ngo mukugezeho wongere ujyejuru uhe intango nagendanye, hanyuma n'uwo yisuzuma ugasanga ukwiye kuvugirwaho ijambo, uraza kumva umwanya ubwira iby'ubwo butumwa. Umuhereza wanjye reka ngira gutya musabe ngira nsange ubugingo, hanyuma dukomeze guteramana kandi twizihiwe. Bambwiye ngo nimbasanga muteramye amambere mbaha ituro ry'ibirori ibintwererano, ariko birumwongera ibintu mu bindi kuko muri uyu mwanya rero umpaye wo kuvuga, ntabwo navugira ku mazima amambere nabikubwiye. Ndagira ngo habasuzumye b'iwawe nibasuzuma bagasanga iyi nzoga ikwiye kuvugirwaho ijambo, uze kumva umwanya ubwira ubutumwa bw'umugenzi wa Munyakazi. Uti ntihabasuzumye wumve yuko ikwiriye kuvugirwaho ijambo. Amambere nawe utamupfura ubishima Reka nze ntihabasuzumye bayirebe, hanyuma wongere uca akabugi dukomeze tuganire.
amazi wagize ati agasuzuma ariko yasanga idakwiye bwabugira cyangwa wanyonga ugasanga birangiye yibikiye intango nari nyibategereje umubyeyi. Bimarese murakoze cyane. Inzoga yawe bahoze turimo tuyisuzuma. Iyi nzoga twasanze iri ijambo cya mbere. Iyi nzoga ukurikije ukuntu twayumvishe tukayisuzuma, uyizanye ahangaha ukayisabiraho igisigati bakirwa batatu yacu muri izi biganza. Kandi iyi nzoga uyisabiyeho imfizi bahita bayika. Murakoze cyane. Arakoze cyane umubyeyi. Ubu noneho Kizimpungu twaganira mbere nanditse bikubwira ko twaje twavunyisha mukatuvunya ihobe, kandi mwabibonye ko twaje inkokora zireba imbere. Isi ubona nakubwiye ko ariyo mu muryango wa Munyakazi Andre, urangajwe imbere n'umubyeyi w'imfura, kandi akaba ubukombe bubyagiye mu muryango wacu. Mu minsi ishize rero ubwo twari mu gitaramo iwacu, twarimo duhura imyaka tunahunika mu bigega. Abashumba bahumuje, twagize gutya turatarama tubona sambwe, hanyuma tugira umwanya w'ibyifuzo iwacu iyo turi mu gitaramo. Muri uwo mwanya w'ibyifuzo rero buri wese atambutse icyifuzo cye nk'uko ngiye gutambutsa icyifuzo muri uyu muryango, hanyuma mukagisuzuma mukagishyira ku murongo w'ibyigwa, mwabona gikwiye koko nacyo kigafatirwa umwanzuro muri iki gitaramo. Twaraganiriye biratinda, intore zirahamiriza, tunasambwe biratinda, tukimugara biratinda. Hanyuma muri uwo mwanya w'ibyifuzo twagira umugisha mu muryango wacu tugira abakobwa n'abahungu. Umuhungu twari dufite wigaga imahanga yitwa Nshimiyimana Eric, agejuru ati dawe ko nashinze icumu haca sambwe undeba nkegera akanagazi nkayifataho kubera amakosa nakoze, wanyemerera nkakubwira ikindi ku mutima. Twari tubafite ababyeyi basokoje uruhanika, baragenda begera mu kirambi. Iwacu tugira abakobwa rero imfura nzima, barimo babuganiza amata mu bisabo, ariko nibo baduhereza uyu mutuzo, n'imitozo y'iwacu nibo bayishinzwe. Ibisabo by'iwacu bizira uruhumbu. Ababyeyi bamutega yombi, abasaza bo bakambwe twe twicaranye mu gitaramo, begamira intebe z'imvura, tuganira amateka biratinda. Hanyuma Nshimiyimana Eric tumuha umwanya, yatugejejeho igitekerezo aratubwira ati dawe ko Nyakayonga ka Musare yagize ati ukwibyara gutera ababyeyi neza, ko nagize amahirwe yo kubona ifoto yawe nawe ukibonaho ifoto yawe, nanjye ko nkeneye kubona ifoto yanjye nzayibona neza. Umva nihurizo. Duhaye abasuzumye iki gitekerezo ngo bagisuzume, baravuga bati ubanza ashaka kugira urugo nawe, hanyuma akagira urugo rushinze uruganda. Igitekerezo mu kugitambutsa, ababyeyi bavuza impundu, abagabo bivuga imyato, hanyuma ibihugu biratinda. Twakomeje kumuganiriza biratinda, mubaza umuhana yaba yarashimyemo ubuzima. Aratubwira ati nagenze amahanga, nize amashuri, nabanye na benshi kandi nsangira na benshi, ati no mu masengesho nabanye na benshi. Ariko mu majyaruguru y'u Rwanda mu ruhengeri rw'ibihunge
nashimye umwari muziranenge turamubwira tuti se ku muryango wacu zirama ziri aho uwo muryango twaba tudasabirana ugasanga washimye umugeni kandi tudasabirana tunashingirana tubwiye umuryango ko ari uwa Joeli kumva ni umuryango w'imfura abari aho bazamutse bavuze iby'uwo muryango batubwira ko mutize imfizi inka zikabyara zidakiritse batubwira ko abakobwa b'iwanyu bameze nk'abahebureyakazi nibo ngo babyara burya batagiye mu byuma turaganira biratinda suzumye nsanga twigeze gukina tubuguza nawe ntihagire urushyi undi ahubwo tukagwa miswi vuga ntubanza ubwo tunganya ibigango tukanganya ibituza ninjira mu muryango wawe nkagusaba nta kizanyuma kubera ko tukiri umucanda rumwe rucira inkonda twaragiranye imyanya mu gajyana ubwo tumaze gushimira uyu muryango w'imfura twaravuze tutuwe umwari ubwo tumushimye reka tuzaze amambere tubasaba ubucuti twaje ku ipakobo by'umuco tuzana inzoga z'ifatarembo turasangira turasabana mutubera mu inshuti mutubwira ko ku itariki nitugaruka hari sibongari tuzayisaba umugeni cyangwa tukayisaba icyo dushaka ariko uyu munsi icyo twagendanye ni ukubasaba umugeni shimiye Imana reke rero yatubwiye ko yashimiye umukobwa witwa Mukeshimana Denise tuvuga ati sese mwaba mufite ba Mukeshimana benshi aratubwira ati umukobwa w'uruhemure mwari umuziranenge ati nimumubona arasika amasaro agaseseka nimuduha umukobwa udasika amasaro agaseseke tumwakire wacu tubyara ibikara ariko ntidushingire umukobwa yari ari inzobe yarambwiye ko ubwiza ngo butumara ku babyeyi iyo mvuze ibikara burya ngo ibikara biranuka iwacu tubyara birabura ibyo ndashaka kuvuga hanyuma mubyeyi Samuel rero ubutumwa butari ubwa nimugoroba ahubwo tumuranye iminsi icyifuzo twagendanye nk'umuryango mugari waje kubasaba umugeni reka nsoze rero wa wundi wagize gutya yandika ibaruwa isaba akazi kavuga ngo mugihe ntegereje igisubizo cyanyu bayibashirize murakarama kandi murakagwizihiza arakoze cyane Evariste kugira ngo umuryango wamwumvishe Evariste nuko nk'uko usigaye ugenda nagusanze mu gitaramo urangije nagukurikiye cyane uti nanjye ndazanamo ingingo ki twahoze turi mu gitaramo njyarugamba n'igitaramo mvaruganda turimo tuganira ku muco nyarwanda uti nanjye ndazanamo ingingo ki mu gihe tutarakwemerera ko iyo ngingo turi bwemere kuyijyaho ngo tuyishyireho n'inimero hari ingingo ibanza hari ikurikira hari n'isoza byose uribuza urabirangira amambere nababwiye ko ari icyifuzo kandi nakubwiye ko kuva kera tukiri urucanda rumwe ruciye inkonda twagize gutya tukaragirana mu gacyamo imitabwa y'iwacu igakinira iwanyu nta mwanzi watera iwanyu aturutse iwacu icyo cyanteye kuvuga ngo ndamutse musabye ntiwanyuma kandi ndamutse mubwiye ntiwakanga kuntega amatwi nyakugira Imana icyo ni icyifuzo nzi ko abatware mugira byinshi mwahawe umugisha kandi muragaba niyo mpamvu mvuze ngo icyanduza iwanyu ko ari imigisha nimundema amaboko mukanyuga inkokora maze kubabwira n'ikindi kiri inyuma y'ibyo reka duhere ku cyambere kagira Imana umuryango wacu Evariste yadusabye ngo ashyire ingingo nshya mu biganiro dufite muremera ko twemera ko iyo ngingo ijyamo reka turebe n'amashyi Evariste icyambere reka wihuse cyane reka ku cyambere icyambere uracyemerewe iyo ngingo umuryango wemerewe kujyamo icyanteye kwirukanka uku nguku nkigera mu mucyamo hano iwanyu burera abana bambwiye ko n'abana baboneraho abana barabarera hanyuma bakuru bakaboneraho
hanyuma icya kabiri hari umuntu waje kumbwira ngo inaha iwanyu mugira umuntu witwa Gihe banze kumwica kubera ko iwacu ntabwo turabicaye kirazira byanteye gutebuka nirinda gutebuka. reka mbaze icya kabiri dufite ingingo 3 turi bwigeho ahangaha. Iyi ngingo ya Evariste tuyigire iya mbere, tuyigire iya nyuma, tuyigire iya kabiri. Evariste Kagira Imana ko nta kijya usaba ngo tukigwime, duhere kuri iyi ngingo yawe cyangwa tuyisoreze. nabonye ufite abasaza bafite uruhanga rumwe rwizihiye amasunzu nabara ababyeyi basokoje uruhani kumbanije uwo mubyeyi wo hagati yakubwira uko tubigenza ntacyo bituma Nkurikije ukuntu nasabaga twebwe rero iyo dukubise igitwenge tuba twemye. Kagira Imana baravuze ngo ingingo yawe tuyigire iyawe. hanyuma rero Evariste wagize uti naje mbagendereye ariko nzafite ubutumwa bwo gusaba umugeni. Umuryango wanyu turawuzi, ni inshuti, ni umuryango dusanzwe duhana inka tugahana abageni, ntabwo ari ibya none, kandi tuzi yuko umuryango wacu n'uwanyu kuva kera uwo muco wamye ubaho, kandi tuzi neza yuko uwo muco uzanakomeza. rero banyamuryango yagize ati twaje kubasaba umugeni, ndetse avuga yuko yaje kudusaba umukobwa witwa Mukeshimana Denise. ndagira ngo tuze kuguha umwanya wongere uca akabogi, hanyuma tugira ababyeyi, tugira ba nyirasenge, tukagira abasaza hano, hanyuma twongere tuganire tuze kuguha igisubizo. nk'uko nababwiye muri aya marembo yacu twakiyemo abashyitsi bakadasohoka. ni abashyitsi twakiye kuri uyu munota, kuri iyi saha, kandi basharitse ingamba twizihiwe n'ibiganiro byacu. mubyeyi rero, mubyeyi we wangabiye akatsi ko hepfo n'ako haraguru, shinga ibiganiro murimo. nk'uko nababwiye rwose, umwami Mutabazi Sentabyo watwayeho burya ubutumwa buruta intumwa. rero ubutumwa data yampaye kuri uyu munsi burambita. niyo mpamvu data ndagusaba icyifuzo kimwe, si n'icyifuzo kuko ndi no muri uyu muryango yawe. ibiganiro byanyu nibikomeze, ariko hari ikindi kintu cyo gukosha. ni iki? umukobwa wacu burya nawe ni umukobwa twizihiwe cyane, watunejeje nka basaza be. sinzi ukuntu nabahereza umwanya namwe mugasharika ingamba, mugakomeza igitaramo cyacu mugakora. murakoze cyane. nahoze nganira n'umuryango, twasubiye mu mateka kuva kera, dusanga nta kintu na kimwe umuryango wanyu wigeze uza gusaba umuryango wayoboye ngo kibure. twaganiriye n'umuryango turavuga tuti ibitarabaye ntabwo biri bube none. igisubizo wacyumvise. Kagira Imana abashira uko rero n'izi mpundu z'urwunge yizanye umubyeyi umugeni twamukwezi. umugeni wacu burya tujya tugira amazina ari mu ndangamuntu, tukagira amazina bitwa na ba nyirasenge, tukagira amazina y'abana bitana bakayagurana, tujyamo amazina menshi atandukanye. bamutunga inka, bamukunda inka, babanzamukosha, ariko yose aza yiyongera ku yandi biswe n'ababyeyi. murakoze cyane. mwongere muhuze ibiganza byombi hanyuma munshimire. ubu noneho nasoma ikamanuka.
umunyarwanda yagize ati ubwira wumva ntavunika kandi burya bugukingirije amarenga amara ibinonko. Iyo ni imvugo iri mu muco nyarwanda. Icyubahiro mugomba nk'umubyeyi rero nemeye kubikeza mubyeyi Samweli, uraza kunkundira umugeni uramunyemereye. Burya uhawe inka burya ngakura ubwatsi, ariko burya uhawe umugeni ateye. Nkundira amamaga muhereza wanjye mbanze ngushimire ubwo urugwiro n'ubwuzu wagaragarije kugera ku muharuro, harukomezanya kugera mu byimbo, nanaguza mukama kandi utazuyaje. Reka uyu mukobwa w'uruhehe murabanza guhobera, ariko kugira ngo ikindi gihe tuzageza kureba atetse ibirenge. Agize ati amashyo n'amagana. Kanyamana rero Samweli, uraza kunkundira ngushimire kubw'icyifuzo cyanjye mwakiriye kandi mukakigira icya mbere, hanyuma n'ibindi bintu byawe ngohereje na yombi kagira Imana. Hanyuma uraza kunyemerera ntacyo bitwaye. Uraza kunyemerera rero ndasuka igitore, ariko nanone sintebe ahubwo nibuke tutaza kwica wa mugabo kandi wacu tutarabicanye. Nze kuza kukubwira ko iwacu natwe turi abatunzi, ariko izo dutunze ntabwo ari irajya ahubwo ni umuzi, ntabwo ari zagira. Wowe mukungosha ntungikire, ikintu cyo bishaka kumara impungenge, ntabwo turi mu cyiciro cya mbere wacu. Uranyumva Samweli? Ntungikire amambere wamwobeye unyihunza, umwobera inkunga cyane, kuko nkoshaho ntungikire iwacu ntabwo turi mu cyiciro cya mbere. Ndakurahiye. Wanditse ugira uti iwacu dufite ba Nzamukosha inka, dufite ba Mutumwa inka, dufite ba Mukobwajana. Ayo mazina nyumvise numva umuco w'iwanyu tuwuhuje n'uwacu. Ndavuga ngo se bw'iwanyu bwo mugira gutya mugatunga kandi mugatunganirwa. Amambere nkaba nanditse iki gitaramo mu mwanya ngo nanjye mbe nasanzwe nkababwira ko naje kongera ibintu mu bindi. Wagira gutya nkabaha cyuzi cyogera inka, burya ko nta butunga inka atagira ubwatsi. Hanyuma nkaza kukubwira uko ibindi tubigenza. Reka babakobwa tunagenda bangije gutya banyegereza iyo cyuzi cyogera inka, maze nkubwirwa munyemerere munyuze ubanze munzanire mumbanze cyuzi, mumbanze isuka kugira ngo burya umutima bamwitako kagira Imana. Samweli, iyi ni cyuzi cyogera inka. Isuka z'iwacu zigira amazina, dore iyo ni cyuzi cyogera inka, bivuye ko iwanyu muzatunga kandi mugatunganirwa, bivuze ngo izi nizo dukoresha iwacu kugira ngo tube turi abatunzi kugeza na n'uyu munsi. Hanyuma rero umuryango wacu rero wakiriye cyuzi cyogera inka. Hanyuma reka cyuzi gihete rugori, hanyuma umuryango w'ibishima ubuze ibiganza maze ubigenza kwa kundi. Niba nta mwaka uri mu muryango rero, mubyeyi Samweli nakubwiye ko mukungosha ntunkikire. Nakubwiye ko iwacu tutari mu cyiciro cya mbere kandi izo dutunze atari irajya ahubwo ari umuzi, ntabwo ari ibishimbo, ni umuzi. Banyemerere banyegereze igicuba mbere y'uko tujya mu rwuri, hanyuma icyo gicuba gigushyikirize bakasitaye gufata neza hanyuma nigushyikiriza nkubwire ubundi biza gukurikirana dukomere ku mazi. ntahibaza kugerageza mu kanya
iki ni ikibumbiro tuguhaye umubyeyi, hanyuma bakuzanira n'igicuba cyo kudahira. Iki ni igicuba ariko ntabwo ari cya kizungu kugira ngo kizungu azakikwaka. Iki ni ikiwacu umutarengwa dukoresha ibigezweho. Hanyuma reka tugire igicuba cyo kudahira, izi wenyine zikarumangira ko byari cyagira umuco wo kudahira, turacyabigenza uko nguko, turacyabukomeyeho. uburyo n'urubyiruko mu kwigisha rubuze. Burya ngo ugeze mu Rwanda atarwigera ahubwo akazi n'abacu. Iyo ni imvugo isanzwe muri uru Rwanda. Hanyuma iwacu twagiraga n'imashini. Imashini rero dufite iwacu nizo dukoresha tugira gutya dushaka ibitunga amatungo y'iwacu. Niba bita nta joro ridaca ku mutunzi. Nta joro ridaca ku mutunzi. Ntabwo uzajya uca bugufi, ahubwo uzajya ukoresha iyi najoro, haba mu ijoro haba ku manywa, aka ni akamashini ujya ukifashisha rero. Hanyuma iyo twaje kongera ibintu mu bindi turaza kumvira no kubigenda. Iyo ni najoro ridaca ku mutunzi. Iyi rero ngo nta n'ubwo ijyamo kw'abantu, igenda igana mu kwawe. Murakoze cyane. Hanyuma rero Samweli, ndagira ngo ukungushe nakubwira urungikire n'ubishima umushumba wawe n'uwanjye, ndabona ko inzira zacu zegeranye zo kubahuza kugira ngo nukenera amashashi 8 ateretse mu mano ndaza kubikora, kandi uko ubigenza ntushaka kugira gucyara simaze kujuga kugarukira muzi kumako. Ntawe uzibara ngo burya ngo bazibara zatatanye bikagira imana nyakabyara. Murakoze cyane Musaza Evariste, agize ati itumukushe, kandi umuryango wanyu turawuzi, ukomoka mu mutara w'Indorwa, mukaba muri abatunzi cyangwa muri aborozi? Muri abatunzi. Turaguha amashyi. Reka rero mu muco nyarwanda ntawe ubara inka, ahubwo nsabe umushumba wanjye, hanyuma underere umushumba wawe nk'uko wabivuze, bajyane mu rwuri rwawe turahazi, hanyuma baraza batubwire uko bazisanze. Murakoze cyane. Abandi usanga isano rero, niba tutabafikisha reka tubabere mu mashyi yacu, hinjiye isibo y'intore cyane imaze kutugaragariza byinshi cyane, ariko muri iyo sibo harimo isibo y'indirirarugamba, ni isibo irangajwe imbere na Rudasumbwa Eric twavuze mu kanya. Ndagira ngo aho iyo sibo iherereye yigire juru, ubundi ko icyo bibwiye muri ko data yabitegetse. Isibo y'indirirarugamba irangajwe imbere na Eric, bafite intwaro zigaragaza ko bashobora kwivuna n'umwanzi wabatera, batambuke rwose ariko badahubutse, kuko ni intore cyane, batojwe neza biranagaragara. Ndagira ngo umukinanjyana agenda azamura akantu gato gato, n'abantu babashe kureba neza no kwitegereza Eric ugaragiwe cyane, Eric wemewe cyane muri uru rugo kuko ni umushyitsi mukuru muri aka kanya. Ndagira ngo muhagarare imbere y'ababyeyi nk'uko bisanzwe, mubahanga amaso, ubundi mukora icyo mbategetse nk'uko data yabivuze. Nk'uko mubareba rero, ndagira ngo tugabanye amajwi, ubundi dukurikize ijambo rya data. Ahantu hose uherereye ugabanye ijwi, dukurikize ijambo rya data nk'uko yabitegetse. Eric muramubona, ndagira ngo atere intambwe bigaragara we bakanye imbere, atere intambwe neza mu nzira bihagije kugira ngo dukurikize icyo data yabitegetse, atere intambwe neza imbere. Murakoze cyane bakunda Imana. Ndagira ngo nk'uko data yampaye umugisha abantu bose bamwereka ku menyo, ndagira ngo muri abo babyeyi nabo babaheshe umugisha nk'uko bose bamwereka amenyo ku menyo, ibindi turabyumva ijambo ry'Imana. Inseko yawe babire wanjye
gukamirwa uhorana itoto zahora nshimira Imana yo yakumpaye niba ko washimiye umusore urebe ko ari umusore w'indahemuka kuko wakabaye wishimira umuryango wacu urakoze Imana Ubarisi umuhungu wawe yitanye namubonye nabonye ari umusore mwiza cyane umusore ubereye umukobwa wacu turamushimiye mu muryango uri amahoro turashimagira ariko Ubarisi ko niba reka turishima yakwishimira urumva rero kuvuga amajwi agenda asohoka gake gake acikagurika ariko Imana isuzumye gusanga imbavu ze n'isigaye tubahungu Eric ndabona yishimye aseka ndaza kumubona aseka kugira ngo nongera kumenya araza kumubona ubundi ikizamufite ibi turashaka ko umuseka mu muryango wacu mukomere amashyi data umusore yategetse rero yashimiye umusore w'indahemuka ukomeye cyane ahangaha nagira ngo Eric n'umugaragira we baterera amaso mu ntebe Uwiteka yabateguriye utwica n'abandi rwose biteye ubwuzu kuko utagomba kwicarana n'abandi umushyitsi mukuru w'urugo niyo mpamvu data yaguteguriye utwica n'abandi imbere yawe kugira ngo wowe n'umugaragira wawe mwahindukira mukerekera mu twica n'abandi data yabateguriye Imana azamuka n'abandi basigaye muzina muhagaze mu ntambwe nyinshi aho ngaho muri yemwe bashamu rero musigaye aha ngaha dore ko murindirira-rugamba rwose aha ngaha ibisabwe kuko muri Ngarama Kirambi kandi mukaba muhaha kure mukaba mutagira umuntu ubitaho niyo mpamvu tugiye kubasengera ku Mana yacu kugira ngo namwe mube umugisha muri abasore b'indahemuka Uwiteka abagirire neza ndagira ngo murambike hasi izo ntwaro zanyu ubundi muhimbaze Uwiteka dusenze dushyire hasi intwaro zanyu ubundi tubasengere kugira ngo Uwiteka anabahumurize nk'uko mubabona rero nateye gusore n'uko baba bahagaze imbere kubera ko ntawe barataha bakisanga bavuga bakamuhumikiriza baba baryamye bakabona nta kintu bakoraho kubera ko nta n'umuntu ubari impande niyo bagiye rwose barya ibyo babonye birira amandazi batungwa na buri kimwe cyose nk'uko mubabona rero batinye kurambika intwaro zabo hasi ariko bigaragara ko bagendanaga n'intwari kubera ko iyo umusirikare arambitse intwaro hasi biba bivuze ko atinya urugamba ariko iyo nzira murimo muzabikomeze namwe muzagaruka aha ngaha namwe muzangarura aha ngaha noneho bavandimwe muteranire aha ngaha nk'uko mubona abasore bacu ni abasore b'indahemuka ni Ngarama Kirambi kandi bakaba baba intahamaramo ndagira ngo data nk'uko yategetse Eric yamwishaje gutwica n'abami atunganye ategereje iwe ndagira ngo protokole muri aha ngaha mumfashirize n'izi Ngarama Kirambi muzerekeze ku byicaro byazo mwaziteguriye wenda zizangaruka aha ngaha gutwica n'abami data yabateguriye kugira ngo mubindukire mutere cyangwa zigana hariya mu bwiteza impande zanyu ubundi umuntu agere neza kandi muzamure aha ngaha hari ikintu mugabije kugira ngo tugire uyu musaruro w'ubukozi bw'akazi kacu Yeah.
gusohoka nk'uko data yari yabintumye mbazanira umukobwa uzanira umukobwa we bashaka namubazaniye namusanze ku ruhimbi nagiye ariko ntahubutse ngerayo ngezeyo nasanze ari gutunganya umutozo urangisha mu batunzi witwa Eric Nshimiyimana uramuzi agize ati ndamuzi uramukunda se uramukunda agize ati ndamukunda bahoze tuganira rero ariko bahoze turimo tuganira ariko nayo ndimo mbaza umukobwa wacu Denise agize ati Eric Nshimiyimana ndamuzi ati kandi ndamukunda. Ikindi nagira ngo nongere mbaze ubundi mu gihugu cyacu tugendera ku mategeko amategeko y'u Rwanda kwemera yuko dushingira umuntu wujuje imyaka 21 kandi urayujuje agize ati nayo ndayujuje. Umusore Nshimiyimana Eric yaje ariko kuva yagera aha ngaha ntabwo yigeze amwenyura. Nagira ngo rero umusaza Evariste wigire hino banze mushyikirize Denise akuramutse. Mwitabye cyane hanyuma nje kugira amakenga ko nagusabye Denise ukaba umuzananye n'ababodyguard abanabura bama abangaba ni basaza ba Denise abangaba bareranywe nawe kuva mu butoya kugera ubu ngubu. Denise niyo mpamvu nabanje kumubaza ese ufite basaza bawe bagukunda cyane ese waba warakunze Eric ku buryo busige basaza bawe ukajya kubana na Eric? Ati Eric ndamukunda basaza be bati turamuherekeza turi kumwe nawe ariko mu byo nabajije Denise yambwiye ko afite imyaka y'ubukure yo gufata icyemezo ariko n'umuryango ukabigiramo uruhare. Umunyarwanda ati na mwana usicyarakoze reka mbanze suzi Denise muramutse umubyeyi Denise nakomeye cyane umuryango wacu mwiza inzira insani umukobwa namukobwa kandi buryo wambaye akora aho ashaka wambwiye ko nakuye kuri ingana na kirambi ubutumwa wamaye narabusoje ibyo wambwiye narishyize mu bikorwa naho niba ufite amaguru dore urukwavu ukajya kunywera inzoga yanjye karame nanone reka tujye kwinywera inzoga tuganire tureke abantu basigare baganira. nibabe baganira dore ko banganya uruhanga.
rwose dufate aya mafoto meza cyane y'uyu munsi utazashira barebana neza cyane mubakomera amashyi niba mutabafite ibishyari bafata n'amafoto meza umwari nawe aravuga ngo burya Eric nubwo twakundana igihe kinini burya ntabwo twakundana nta kintu muhaye kuri uyu munsi mwiza atahubwo hari impano naguteguriye nziza cyane impano naguteguriye kuri uyu munsi bakagasohoka uyu munsi ngiye kuguhaho impano naguteguriye mu buzima bwawe bwa buri munsi ati isaba abanyamakuru batandukanye imyuga zose kujya mu byicaro kugira ngo aya mafoto atungane neza n'abanyamakuru babigize umwuga impano arayimuha ati naguteguriye impano nziza kuri uyu munsi kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza saba abantu bose bafite impano kwegera mu mpande abafite buri kimwe cyose kwegera mu mpande atari ko abdul Eric aravuga ngo mugabo wanjye ushobora kuba ufite icyaka reka nguzimanire aha ngaha kugira ngo dukomeze ibindi nibura hari akantu wamaze yamanuye akazungu kaje kaguca unyura mu nzira zose isaba abafite rwose icyo kuzimanira Eric ko bacyageza imbere kugira ngo afate neza umugabo we mu munsi wa mbere ni umunsi mwiza utagasohoka muri ubu birori isaba abantu bafite impano kwegera imbere no kwegera hafi kugira ngo bitaza kugorana isaba abaja n'abagaragu b'abantu bo mu bigo byo kwa data kubafasha muri icyo gikorwa bagafungura icyo yateguriye umugabo we kuri uyu munsi mubabuganiriza ngo turebe twiza twategurwa data kuri uyu munsi tugerageza gucuruza uburyo umwete tugakora ibintu bihagije byose bigira impinga ya munsi bizajya gukamirwa uhorana itoto zahora nshimira Imana yo yakumpaye barubengera n'uburanga nyebuka akira aho ngaho ati ikirenge mwese mufate ibiganza byanyu mubikorere kuko twikorera kuko umunsi data waduhaye tugomba kwisabagura umunsi data yaduteguriye niba byarwimanye reka mukore gutya nuko data yabitegetse Eric ndagusaba gufata ikirahure ukanyegeresha uwamubereye kuri uyu munsi ukamwereka ko umurunga rumukwa kandi wakunda n'ibintu byose wamara kumwiyegereza ukamusomesha kose kantu ufite mu biganza byawe kugira ngo ugaragaze urukundo wamukunda kuri uyu munsi niba uvuze ngo umuntu ndarujyamo umuntu ndarwica ku mugaragaro agaragare ko yavanywe ahita ajya kwa muganga kugira ngo umusomeshe rwose nawe bituze sekera mu iseko yawe biganza bigabituze sekera mu iseko yawe ngabire wanjye aravuga ngo nanjye mugabo mwiza muri uyu munsi muboneyeho wo kumugaragariza imbere y'abantu nawe afata ikirahure mu ntoki aramusomesha ariko usoresha umusore aramuhanga rwose kugira ngo bakamuhasa kugira ngo abone ko ari umugore uzamwitaho rwose ibintu by'amakuru no mu bintu byinshi bigiye bitandukanye zahora nshimira Imana murakoze cyane murakagira Imana murakoze kuba muvugiwe ndagira ngo mubafatira ako gafoto keza cyane abanyamakuru babigize umwuga mbasaba kufatira agafoto keza y'udashira biganza bigabituze sekera mu iseko yawe biganza bigabituze sekera mu iseko yawe ngabire wanjye ababyeyi rwose bibarutse
usibye akagakondo uzicunga agakondo uzicunga mu busaza akagakondo rero ugomba isoko yawe biganza bigabikuze sekera ati isoko yawe kabire wanjye ati n'agakondo uzicunga ati nagiye mu zirunza nyinshi cyane ati mushakiramo n'agakinga kazagukinga mu nyama yo mu gukora ati nagiye no kubyumva mu ishyamba rikomeye cyane nshakishamo agakono nzaha uzamubyarira uyu mwari ati kandi rwose ati ni agakono keza uzicunga no mu gusaza dore ko intege zawe zigenda zirungonja uzagenda ukifashisha mu birori byose abanyamakuru basaba gufata aya mafoto meza cyane yo kuri uyu munsi udashira ati rwose warakoze mu bihugu kunyemerera ibikorwa ibyo bikimara kurangira Eric yahise atekereza ko n'umubyeyi wamubyariye imfura ye navuga n'imfura ye mu rukundo yaramubwira ngo egera ngo mama warakoze kunbyarira ati nateguye urugori rwiza ati hari umunani waciye itegera mugabo buriya igihugu kigomba gutegerwa urugori ariko n'umubyeyi agomba gutegeka umugore atariko kubera ko nashobora kurangara gukora mu ruhanga rwawe ati reka umutembanshyushyu wanjye amfashe amwambike urugori n'umubyeyi wareze neza agafata imana umwongera amashyi ati nashakishije n'agaseke keza ati ngomba kuguha kuri uyu munsi n'umubyeyi wambyariye umwana umubyeyi wambyariye uwagiye kwita robo wanjye muri iyi minsi umukobwa nawe aravuga ngo burya nanjye ntabwo navutse ku giti ahubwo mfite ukundi kuntu mugenza aravuga ngo nanjye nateguye impano ku babyeyi bambyariye umusore bambyariye umugabo niyo mpamvu impano ziri mu nzira ziri kuza abafite impano begera imbere bafite impano begera imbere ababyeyi bafata ifoto y'urwibutso rundi rusubira mu byicaro bafata ifoto y'urwibutso isaba ababyeyi kwitegura ababyeyi bahereke kwitegura kujya gufata ifoto nziza no kwakira impano babageneye kuri uyu munsi ibyo bikirangira turakomere mu mashyi ababyeyi mwitegure ababyeyi bahereke mwigire imbere namwe mushimirwe ko mwabyaye umusore ubaniga umusore mwiza rwose umusore w'intarumika muri aka kanya tugomba kwitunga ko kuko yapfuye aravuga ngo rwose nanjye ntabwo navutse ku giti ahubwo navutse ku babyeyi niyo mpamvu nanjye nabateguriye impano n'ababyeyi mwamubyariye umusore ndasaba papa wa Eric kwegera imbere mubarebetse neza kugira ngo abanyamakuru babigize umwuga babashe gufata ifoto neza isaba izo mpano kwegera imbere nazo zikamegera ati rwose ati namugeneye impano kuri uyu munsi w'akadasohoka impano nziza kuri uyu munsi nateguye reka begere imbere bayimushyikirize agaragaze ko yabyaye umugabo aka kanya munsi kuko kubera yamaze gupfa ndagira ngo abaja bo mu rugo rwose bakorere muri babo kandi bakoreshe kuri neza batambuka bakagera imbere ati nagiye mu ishyamba basaza banjye baramfasha bazana akagakino ko gukinga mu mutwe wawe mu nyama yo mu ruhara aravuga ko kubera ko ntashobora gutinyuka gukora mu ruhanga rwawe muzee reka Eric abimfashemo kuko nawe yahindutse umugabo kuri uyu munsi arayimwambika ngo warakoze kumbyara papa niyo mpamvu ubonye impano niba mutamusize rwose mwagukomera mu mashyi arongera aravuga rwose ngo nagenze mu miyonza n'abasaza banjye tumushakira agakoni keza azicumba mu busaza azajya agenda abantu bose bavuga ngo yarabyaye koko ugomba kukaguhereza kuri uyu munsi rwose wamubyariye umusore w'intarumika uri kuvuga ko umugabo wanjye kuri aka kanya ubwo n'ikiba ati nanjye rwose hari impano naguteguriye ati kubera ko uri umusore
uranyemerera umukobwa uri umusore rwose nakunze uri umusore nabyaye niyo mpamvu ngomba kuguha impano kuri uyu munsi na mama wa Eric nawe niyegera imbere bamushyikirize impano bamugeneye yaravuze ngo nagiye gushakisha urugori nk'uko umwami yaciye iteka ati ko kuba wabyaye agomba gutegura urugori ati reka mutegure urugori kuko wabyaye neza ati kandi wabyaye agomba gushimirwa bamuteze urugori rwose niba mutagusitisha riri mu mukomere mu mashyi rwose atariko si n'ibyo gusa naguteguriye igiseke cyiza cyane igiseke kizagufasha mu buzima bwa buri munsi bw'umubyeyi ibyo shimwe mugeneye ati no mu kirango cy'u Rwanda rwose harimo igiseke kigaragaza umuco gakondo nyarwanda umuco twishimira kuri uyu munsi ndasaba abanyamakuru babigize umwuga gufata amafoto neza ubu musaba ababyeyi gusubira mu byicaro niba basoje kwakira impano babageneye kuri uyu munsi ati rwose Eric nawe yavuze ngo hari abandi nageneye impano niyo mpamvu tugomba kubikurikirana muri aka kanya muri ubu buryo bwiza ati bigera imbere harimo adataruko twamaze kubaha impano aravuga ngo abanyamuryango rwose b'umukobwa ntibigire imbere ubundi tugende tubaha impano ducuruza uburyo mwete kugira ngo igikorwa gikomeze kugenda neza mu Imana niyo mpamvu uyu munsi bagiye kugenerwa impano isumba izindi kuri uyu munsi ati rwose warakoze mubyeyi ati nawe warakoze mwana kuwutweretse ibirori bahagarara neza muhagarare ku buryo rwose turabasha gufata ayo mafoto neza saba abanyamakuru babigize umwuga kwegera imbere ubundi bagafata ayo mafoto neza ati nawe nagushakiye agakinga kazakurinda mu myanya yo mu ruhara mu myanya rwose yo mu mutwe w'umubyeyi kugira ngo mu mutara rwose n'umugore we mu ruganda yawe kuzakugira ikibazo amushimira cyane bamwe ngo nawe mubyeyi yegera imbere nawe hari impano bakugeneye nk'uko dutegera urugori igihugu tugomba gutegera n'umubyeyi igihugu n'abana tukabategera urugori ati rwose ati sinatinyuka guhangara gukora mu ruhanga rwawe mubyeyi niyo mpamvu bagutegeye iyi mpano ibituzinze kuri uyu munsi nsaba umukino njyana kuzamura injyana ntoya kugira ngo dukomeze kuzirwa muri ubu butaramo tuba tugomba kumushimira muri aka kanya kakazunguruka nizimuke rwose gutekereza watera intambwe intege na mama yashyize rwose utube hafi nawe ugenerwe impano wagenewe kuri uyu munsi kukwitesheresha n'ibyabashinze nawe nakwitiyemo agakinga kazagukinga inyanga yo mu gutangira uzaba wadusutse ntacyo nakugereranya ugomba kwandika ingofero rwose agakinga kazagukinga inyanga yo kugira ngo wakwegere imbere nawe na wabo nawe rwose mu ntambuko nziza wakakugeza imbere ubundi bakakuri hafi ati nanjye nakugeneye impano ugomba kuguha kuri uyu munsi tutabe gitore ubwo nyina wabo nawe rwose aba yitegura kugira ngo igikorwa cyacu gitware neza Ivani
I know. ati nawe rwose nakuzaniye we yuko bategereje nawe ukore kuko wabyaye neza n'abandi bakwegera imbere Francina Kakurutira abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo nyamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu umuhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira hari uwumubana kakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore uko nguko niko waje mu buzima bwanjye imyifatire n'imicura bindura wahaye agaciro amarangamutima yanjye ntibibarika ibyo nkukundira wose ukongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahishe abandi ibyo ndabigukundira iyi leta yamye urukundo ibyo ndabigukundira wameneye ibanga abandi batazi ibyo ndabigukundira ntiduhuza imigambi gusa duhuza uko imitima itera uwanjye mu wawe ntikirize n'abagaragira bababa hafi kugira ngo buri kimwe cyose kigende neza usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu umunsi umwe nawe rero nk'uko wategetse iwawe nk'uko wategetse mu bwatsi bwawe nshimye ko wampaye umwanya kugira ngo mpagarare hagati muri izi mfura reka mukurikizeho iki gikorwa waravuze ngo ntawe uzasura urugo ngo agire inzara n'inyota ndagira ngo abikambere rwose babikurikiranire hafi barabona ko abageni bacu bagenze urugendo rurerure Eric yakoze urugendo rurerure kandi abagomba kuzimanirwa ndagira ngo abikambere babikurikirane cyane n'itorero ritunyurizaho akaririmbo gato cyane kugira ngo dukomeze igikorwa cyacu ibindi turabikurikira dukurikire murakoze cyane Abandi